mukurikirana rwa rubuga njya babwira mumeze mute. Ndaje rero kuri screen nje kubaganiriza, nzanye ikiganiro kivuga giti umuntu yari yigendera muri isi y'Imana ariko aragenda ageze ku musozi bita Birwanya, ndavuga umusozi muremure. Abantu benshi bajya bibaza ese Yesu Kristo mu by'ukuri koko yaba yaranyuze hejuru y'inyanja. Iyo urebye abantu benshi bajya bibaza ko Yesu ataba yaranyuze hejuru y'inyanja, ariko kuko Yesu yari afite imbaraga nyinshi cyane kunyura ku nyanja, ntabwo byari birenze cyane ko nk'iyo tubonye igihe Pawulo na Petero na Yohana, igihe Yohana yabatirizaga ku kirwa Ipatimo, Yesu bakimara kumubatiza, twahise tubona marayika amanukiye mu numa amugwaho. Uribaza uti se Yesu ntabwo yaba yaragenze hejuru y'inyanja? Mu by'ukuri koko iyo tubonye Bible, ndavuga muri Bibiliya, nk'abantu bakunda gusoma Bibiliya bajya babona ibintu bigiye bitandukanye Yesu Kristo yagiye akora. Yesu yagiye anyura ku nyanja, Yesu yazuye abapfuye, Yesu yakijije ibiragi, ndavuga impumyi, Yesu yagiye akora ibitangaza bikomeye. Murabizi ko no mu bukwe bw'Ikana Yesu yabereye abantu igisubizo, ubwo yabahaye inuza ji bakanywa bagahaga, ndavuga yabakoreye ji baranywa baranezererwa. Turongera tubona igihe yari ari kumwe n'abigisha we ku musozi, bakimara kurangiza barabajije Yesu, baramubaza bati ese Yesu Kristo ko twirigwanye nawe, ese turarya iki turanywa iki? Tubona ko yatubuye ari amafi, imigati, agatubura ibintu byinshi abantu bakarya bakanywa. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo Yesu yaba yarigaragarije ku nyanja, inyanja akayikandagiraho hejuru ntarohame, ndavuga ntatebere. Yego, iyo tubonye hari ibitangaza byinshi Yesu Kristo ajya agenda akora, ibitangaza birimo gusenga, ibitangaza birimo ijambo ry'Imana, ibitangaza birimo kugira ngo abantu benshi bagiye bamukurikirana, abantu benshi yagiye abaremera ibintu byinshi cyane. Yego, noneho bavandimwe inshuti mujya mukurikirana rwa rubuga njya mbabwira, ubu nzanye ikiganiro kivuga ukuntu Yesu yanyuze hejuru y'inyanja. Ubu nzanye ikiganiro kivuga ukuntu Yesu yakora igitangaza muri dukeya ufite, tukaba twagwira tukaba twinshi. Cyane ko mwumvishe ko navuze ko umuntu yari arimo yigendera muri iyi si y'Imana, ariko yarazamutse ageze ku musozi, ndavuga umusozi witwa Birwanya, ashubije amaso inyuma abona uwo ari kumugirira neza. Yego, abantu benshi baribajije baravuga bati se koko Yesu Kristo yaba yaranyuze ku nyanja cyangwa se ntiyayinyuzeho? Yesu yayinyuzeho, aratambuka aratambuka aratambuka. None se nitubona ko na Mose yaba yarakoze ibitangaza? Nitubona ko na Mose yaba yarakoze inozi bikomeye? Yego, niyo mpamvu tuvuga duti Imana ahantu hose ugenda, ahantu hose unyura, Imana yagukorera igitangaza ititaye uko ubayeho. Bavandimwe mujya mukurikirana uru rubuga, navuze ko nzajya ngenda mbazanira ibiganiro bigiye bitandukanye. Ubu noneho mbazaniye ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro gishyushye kiri kuvuga ukuntu Yesu Kristo yanyuze ku nyanja, ndavuga hejuru y'amazi ntarohame. Yego, hari n'abantu benshi yagiye akorera ibitangaza, ukabona nk'umuntu wari ukennye Imana iramutabaye agakira, ukabona ubuzima burahindutse. None se kuki abantu benshi bajya bibaza ngo Yesu ntabwo yaba yaranyuze hejuru y'inyanja? Yesu yayinyuzeho, nk'iyo tubibonye tukabona n'abantu benshi yagiye akorera imirimo n'ibitangaza, nko muri buriya bukwe bw'Ikana yakoze igitangaza. Yego, kwa Yayiro yakoze igitangaza, azura umuntu. Uribajije ngo se kwa Yayiro umuntu yari yapfuye atari muzima, ariko Yesu amugezeho, avuga amagambo atatu gusa. Amaze kuvuga amagambo atatu, uwo muntu wari wapfuye arazuka. Yego, buriya tubona ko Yesu mu bintu byose arabishoboye. Haba mu burwayi, iyo urwaje nk'umurwayi ukitabaza Yesu Kristo ukamubwira ati data nyiriza umurwayi wawe aramukiza. Ese iki kiganiro ugiye kumva gishobora kugukururira mu kwizera. Iyo wizeye Yesu Kristo byose birashoboka. Yego, turabakunda, nimugire amahoro ya Kristo. Natangiye mvuga ko Yesu mu bukwe bw'Ikana yakoze igitangaza,
ku nyanja, yagenze ku nyanja ahantu hose niba duke waba ufite yadutobora, yamara kudutobora tukaba twinshi. Nzajya ngenda nzana ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro birimo gusenga. Ubu nari nzanye ikiganiro kivuga ukuntu Yesu Kristo yaba yaranyuze ku nyanja. Ego iyi nyanja rero bavandimwe, mujya mudukurikirana ndetse mugakurikirana n'ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro birimo gusenga. Buriya navuze ku nyanja cyane cyane ko abantu muri iyi minsi bari gusenga, ariko bamwe bagasenga ukabona bashidikanya. Ntuzashidikanye iyo wizeye Yesu Kristo mu kubaho kwawe, iyo wizeye Yesu Kristo mu mibereho yawe ya buri munsi, Yesu aragutabara. Iyo wizeye Yesu Kristo mu buzima bwawe bwa buri munsi, Yesu akugirira neza cyane ko abantu bari barimo bagenda, bari barimo beretegereza ukuntu Yesu yigaragaje akagendera hejuru y'inyanja. Ese biriya bikugoye weho, Yesu waba waragendeye hejuru y'inyanja ntiyabikora? Yego, uribaje se yabikora bite? Imana igikora ibitangaza. Hari abantu benshi yagiye ikorera ibitangaza bagiye batandukanye mu buzima bwa buri munsi. Abantu benshi bagiye bibaza bati se ikiganiro twagiye tunyuzaho Imana irashoboye, ntacyo yananirwa. Imana igihindura amateka mu kanya nk'ako guhumbya. Turabakunda, mugire amahoro ya Kristo. Nkorera kuri channel yitwa Isaha Yesu. Iyo uyisuye ugenda usangaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro birimo gusenga. Hariho abavuga ubutumwa benshi, abamama, abapapa, ndetse hariho na Pastor Elia udafite ukuguru kumwe. Yego, uriya rero ni umukozi w'Imana, ajya avuga iby'Imana yashyize ku mutima wiwe. Yesu twabonye wanyuze ku nyanja rero, nawe iwawe yagukorera igitangaza bijyanye n'uko umwizeye. Iyo wizeye Yesu Kristo, ubuzima bwawe bwose burahinduka. Turabakunda. Dushoreje aho rero, ariko mbere yuko twasoza tugiye kubabwira ko uzizere Yesu mu kubaho kwawe, mu kugenda kwawe, nk'uko yakoze igitangaza akagendera hejuru y'inyanja, akazura abapfuye, agatuburira abantu bari bari mu bukwe. Nawe utwufite iyo umwizeye yagutuburira kandi yakugirira neza mu kubaho kwawe. Ujye wizera Imana yakuremye. Ese Imana ikwibukije umwuka uhumeka, wayiha iki? Ntacyo wayiha. Ni nayo mpamvu rero yagufasha muri duke ufite. Turabakunda, nimugire amahoro ya Kristo. Ngiye gusoza ikiganiro rero, ko nari nzanye ikiganiro kivuga ngo mwizere byose birashoboka. Mwizere azakugirira neza. Kuba yaranyuze ku nyanja nta ruhame, nawe ibikugoye, nawe ibikuruhije, nawe ibikubangamiye, Yesu umwizeye ugasenga ukamwiringira, waba ufashe urugendo ugasenga, waba uri wawe mu rugo ugasenga, ndetse no kuba ugiye kuryama ugashimira Imana iba yakurinze mu nzira ugenda, hari ishimwe riba rikomeye ubwo wakagombye gushimira Imana. Nta kabuza rero Imana yagutabara, Imana yakugirira neza kandi yaguha umugisha. N'ibiganiro byinshi tuzajya tugenda tubazanira. Narinzanye ikiganiro nje gusesengura ukuntu Yesu yanyuze ku nyanja nta ruhame, nawe ibikurohamishije, nawe ibikunanije, nawe ibikugoye, Yesu azagira gute? Azabikuraho kandi azagutabara. Yakurinze kera uri umwana, ukaba umaze gukura, ukaba uri umugabo, n'ibindi byose izabikora. Nimugire amahoro ya Kristo. Yari ukorera ku rubuga Isaha Yesu, waruzanye ikiganiro ngo Yesu no mu nyanja yagenze n'amaguru ntiyaruhama. Nawe ibikugoye, ibikuruhije umutima, ibikubangamiye, azabiroha mu nyanja bishye. Mugire amahoro ya Kristo.